Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 22. Umugani w'ubukwe bw'umwana w'umwami. Yesu yongera kuvugana nabo abacira imigani ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranwa n'umwami wacyujije ubukwe bw'umwana we arongora, atuma abagaragu be guhamagara abatorewe gutaha ubukwe, banga kuza. Arongera atuma abandi bagaragu ati, mubwire abatowe muti, dore niteguye amazimano, amapfizi yanjye n'inka zibyibushye babibaze, byose byiteguwe muze mu bukwe. Maze abo ntibabyitaho barigendera. Umwe ajya mu gikingi cye, undi ajya mu rutundo rwe, abasigaye bafata abagaragu be barabashinyagurira, barabica. Maze umwami ararakara, agaba ingabo ze, arimbura abo bicanyi, atwika umudugudu wabo. Maze abwira abagaragu be ati, ubukwe bwiteguwe, ariko abari babutorewe ntibari babukwiriye. Nuko mujye mu nzira nyabagendwa, abo muri buboneye bose mubahamagare baze batahe ubukwe. Abo bagaragu barasohoka bajya mu nzira, bateranya abo babonye bose, ababi n'abeza. Inzu yo gucyurizamo ubukwe yuzura abasangwa. Umwami yinjiye kureba abasangwa, abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Aramubaza ati, mugenzi wanjye, ni iki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahura rwose. Maze umwami abwira abagaragu bati, nimumubohe amaboko n'amaguru, mumujugunye mu mwijima, hanze niho bazaririra bagahekenyera amenyo. Kuko abatowe ari benshi, ariko abatoranyijwe bakaba bake. Abafarisayo bamugerageresha iby'umusoro. Maze abafarisayo baragenda bajya inama y'uko bari bumutegeshe amagambo. Bamutumaho abigishwa babo hamwe n'aba Herode bati, mwigisha, tuzi yuko uri inyangamugayo kandi ko wigisha inzira y'Imana by'ukuri. Nturobanura abantu ku butoni, kuko utita ku cyubahiro cy'umuntu wese. Nuko tubwire, utekereza ute? Amategeko yemera ko duha Kayizari umusoro cyangwa ntiyemera? Ariko Yesu amenya uburiganya bwabo, arabasubiza ati, mungeragereje iki mwandyarya mwe? Nimunyereke ifeza y'umusoro. Bamuzanira idenariyo, arababaza ati, iyi shusho n'iri zina ni ibyande? Baramusubiza ati, ni ibya Kayizari. Maze arababwira ati, nuko rero ibya Kayizari mubihe Kayizari, iby'Imana mubihe Imana. Babyumvise barumirwa, bamusigaho baragenda. Yesu asubiza abasadukayo ibyo kuzuka. Uwo munsi abasadukayo bahakanaga yuko hari ntawe uzuka, baza aho ari, baramubaza bati, mwigisha, Mose yaravuze ngo umuntu napfa batarabyarana, mwene se nahungure umugore we, acikure mwene se. Nuko iwacu habayeho abavandimwe 7. Uwa mbere yararongoye arapfa, maze kuko batabyaranye araga mwene se umugore we. Nuko n'uwa kabiri n'uwa gatatu kugeza kuri bose uko ari 7 bamera batyo. Hanyuma wa mugore nawe arapfa. Mbese mwizuka azaba ari mukande muri bose uko ari 7, ko bose bari bamufite? Yesu arabasubiza ati, mwarahabye, kuko mutamenye ibyanditswe cyangwa imbaraga z'Imana. Mwizuka ntibarongora kandi ntibashyingirwa, ahubwo bamera nk'abamarayika bo mu ijuru. Ariko se
ibyerekeye ku kuzuka kw'abapfuye, ntimwari mwasoma icyo Imana yababwiye ngo ni jye Mana ya Aburahamu n'Imana ya Isaka n'Imana ya Yakobo, Imana si Imana y'abapfuye ahubwo ni iy'abazima. Abantu babyumvise batangazwa no kwigisha kwe. Itegeko rirusha ayandi gukomera. Ariko abafarisayo bumvise yuko yatsinze abasadukayo, bakananirwa kumusubiza, bateranira hamwe. Umwe muri bo w'umwigishamategeko amugerageza ati, mwigisha, itegeko rikomeye mu mategeko ni irihe? Nawe aramusubiza ati, ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. N'irya kabiri rihwanye naryo ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Muri ayo mategeko yombi, amategeko yose n'ibyahanuwe niyo yuririraho. Yesu ni umwana wa Dawidi. Abafarisayo bagiteranye, Yesu arababaza ati, ibya Kristo murabitekereza mute? Ni mwene nde? Baramusubiza bati, ni mwene Dawidi. Arababaza ati, nuko rero ni iki cyatumye Dawidi yabwirijwe n'Umwuka mwita umwami we ati, Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati, icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Nuko ubwo Dawidi amwita umwami we, none abasha ate no kuba umwana we? Ntihagira umuntu